Muraho neza, reka nizere ko mumeze neza cyane iminsi myinshi. Uyu munsi mbazaniye update nshya, nubwo nari maze igihe ntabaha video, ariko mba ntegereje update ziri seriye cyane. Murazi ko nshaka kubaha ibintu bizima, ntabyo kubaha ibipfuye byose ngo nze mbibaye. Uyu munsi mbazaniye update nshya muri OpalChain, n'ingi coin bita Tikcoin. Izi coin zombi mbazaniyemo update, amakuru y'ingenzi cyane. Mbere kugira ngo dutangire ndakwibutsa gukanda like kuri iyi video, hanyuma niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel nkandire subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana no mu zindi video zivuga kuri mining cyane n'uburyo wabasha gukoresha telefone yawe hanyuma ikabasha kukwinjiriza amafaranga. Reka dutangire. Nta kindi ubona ahangaha turi muri OpalChain. OpalChain turi kumara igihe tuyitangiye, gusa harimo update nshya kandi update nziza cyane ari nazo tugiye kugarukaho. Mbibutse ko iyi OpalChain duclaiminga buri masaha 28, I think buri masaha 28 baduha coin imwe. Ntabwo baguha coin nyinshi nk'uko watumiye abantu benshi, oya, buri masaha 28 ni coin imwe uba wemerewe gukorera. Niba nibuka neza ni coin imwe, uraza ukaziclaiminga. Guclaiminga uraza ugakanda hano claim y'amasaha yagize iyo amasaha yageze hano uraza ugakora claim. Iyi OpalChain kugira ngo wuzuze coin imwe, kugira ngo ubone amacoin menshi cyane biragoye cyane pe. Urumva coin imwe ku munsi, urumva kugira ngo ugire coin 100 urumva ni iminsi myinshi cyane. Nkuko mubibona rero hano harimo itangazo ari naryo tugiye kugarukaho. Iri ngiri ritangizwa na warning. Hano barakubwira ngo warning, icyitonderwa, we are preparing for banning. Turimo gutegura kubaninga, gutwika nyine. Banning ni ugutwika coin, kugabanya coin, I think kugabanya coin. Hanyuma bari kukubwira ngo we are preparing for banning and exchange listing. Turimo gutegura gutwika coin no gushyira coin ku isoko. Ubwo ni ugushyira iyi coin yabo no kuyishyira no kuyironcinga kuri exchange zigiye zitandukanye. Barakubwira ngo inactive account and bots are being removed for transparency. Stay active to keep your account safe. Barakubwira ngo account zitari active n'ama account akoreshwa n'amarobo turimo kugerageza kuzisiba. Nkuko ubibona turimo kugerageza kuzisiba. Icyo usabwa ni ukuguma wowe uri active kugira ngo account yawe ibe ifite umutekano. Ndakeka murabyumva neza cyane. Ni ukuvuga ngo message yose icyo ishatse kuvuga, barimo kuvuga ko izi coin zabo bagiye gutangira kuzibaninga, hanyuma bamara kubaninga coin bagahita bashyira coin yabo ku isoko listing, exchange listing. Hanyuma account zitari active, kwa kundi ukuntu umaze igihe utamininga cyangwa se udakora claim, account zitari active na account zikoreshwa n'amarobo barimo kugerageza kuzisiba. Icyo bagusaba wowe ni ukuguma uri active kugira ngo account yawe ibe ifite umutekano. Guys, nizere ko ni muri kumininga cyangwa se mukora claim zizi token. Nizere ko mu minsi iri imbere izi token nitatubera scam, nizere ko tuzayiryamo amafaranga atobotse. Ubwo icyo bishatse kuvuga, iyo nk'izi coin urabona batanga nkeya, niba batanga imwe ku munsi, ngiye kuva nayitangira nkaba ntari nagiramo coin 200. ubwo nibashyiraho uburyo bwo kuzibaninga ubwo ni ukuzitwika cyangwa se kuzikomfatinga ukabasha kuzihindura mu madolari. Ubwo coin imwe bashobora kuzayiha iniramuka yibaye listed ku ma exchange agiye atandukanye, coin imwe ishobora kuzagira agaciro kari hejuru cyane. Guys, iyi coin abantu muri kuyimayininga mukomeze mushyiremo courage, n'abamaze igihe mutari active byaba byiza mwinjiyemo account zanyu mukabasha kugira mukabasha gukora claim kugira ngo mube muri active, mukajya muhora mureba nyine mukaguma muri active. Mbibutse ko iyi coin
cyangwa se iyi OpalChain bavuze ko muri white paper yabo bavuga ko muri kotafo ari nayo turimo mu kwa 12 muri kotafo aribwo izi coin zabo tuzatangira kugira ute zizatangira kuba banned cyangwa se banning nyine nibwo bazatangira kuzitwika kugira ngo babashe kuzishyira ku isoko. Nizere ko muri kubyumva neza cyane. Okay, ndakeka update ziri muri iyi coin nizo ngizo. Murabona ko ngiye nta nubwo nageramo coin 200. Murabona ko ntabwo nari nazigeramo. Update ziri muri iyi OpalChain nizo ngizo, reka nze tugaruke noneho muri Tikcoin. Tikcoin ntabwo muyitandukanye na Tikcoin. Iyi ni Tikcoin ntabwo ari Tikcoin. Okay, reka turebe update iri muri Tikcoin. Dore iyi Tikcoin nayo nabonye abantu benshi bari kuyimayininga. Iyi Tikcoin nayo abantu benshi bari kuyimayininga cyane ariko. Okay, iyi Tikcoin nayo update zirimo kanze turebe update yabo muri news. Hano muri news update yabo I think ko itari hano, nayibonye kuri X, nayibonye kuri Twitter, niho update bayinyujije. Kanze nyibereke update nayo y'ingenzi cyane muri Tikcoin. Okay, aha ngaha dore update bayishizeho imaze amasaha 3. Iyi message nayo tugiye kugarukaho ingenzi. Barakubwira ko KYC barimo kugerageza gushaka abantu bo mbega nyine nk'abakozi cyangwa se abo gufasha uyu mushinga. Barimo kugerageza gushaka abantu kugira ngo babashe gutangira gutestinga iyi KYC muri Tikcoin. Gusa ubu buryo buratangirira muri Europe ubwo umuryango w'i Burayi niho biri butangirizwe. Iyi KYC niho iri butangirizwe. Baravuga ko ngo hano baravuga uti turimo kugerageza gushaka abantu bari mu muryango w'i Burayi babasha gufasha uyu mushinga uburyo bwo kugira ute bwo gutangiza KYC mbega mu buryo bwa testing, mbega nyine no kugerageza nyine no gutangira kugerageza iyi KYC ya. Hanyuma bakavuga abayuza cyangwa se abantu bakeneye, ibihugu bakeneye kugira ngo abo bantu babashe gutestingirwaho izo KYC. Abo muri Germany, muri Netherlands, bakavuga no mu muryango w'i Burayi, mbega nyine ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Hano bakubwira ngo if you want to support Tikcoin and take part in KYC testing, please register here. Barakubwira ngo niba ukeneye gufasha uyu mushinga wa Tikcoin, turagusaba kujoininga iyi link kugira ngo ubashe kuapplyinga kugira ngo turebe ko twabasha kwifatanya cyangwa se wabasha kudufasha gukora testing y'iyi KYC muri Tikcoin. Ubwo icyo bishatse kuvuga niki, ibi bintu ikintu biri budusigire niki. Aha ngaha ubwo batangiye muri Tikcoin, ubwo batangiye kugerageza KYC testing, mbibutse ko iyo umushinga uri kugerageza icyo kintu kiba kiri hafi, kiba kiri bugufi. Ubwo aha ngaha batangiye kugerageza gutestinga uburyo bwa KYC, ubwo bishatse kuvuga ko KYC y'iyi Tikcoin ishobora kuba iri bugufi. Guys, nizere ko iyi video igufashije. Niba igufashije unkandire like, dore ko muri iyi minsi nzajya ngerageza kubaha amakuru y'ingenzi cyane, nta gupfa gukora bya bindi byose tubonye, no kubaha amakuru y'ingenzi muri zi mining. Mbibutse ko hari na mining dufite zizajya ku isoko ejo bundi mu kwezi kwa kabiri, kwezi kwa mbere ukwa kabiri, ejo bundi tariki 31 tuzakora KYC muri Tikcoin.network cyangwa se Pyramid X. Hanyuma coin izajya ku isoko indi nayo tuzakorera KYC ni Tikcoin, apana Tikcoin. Tikcoin nayo mu kwezi kwa mbere tuzayikorera KYC. Guys, nizeye ko iyi video ibafashije. Niba igufashe ntibibagirwe gukanda like, usharinge no ku nshuti zawe kugira ngo aya makuru babashe kuyamenya. Nge mwari kumwe, nitwa Dariyusi.